buryo twari ducakaye tugeze habi tugeze ahamanuka ariko dushimiye iyo Mana yabahaye uwo mutima n'igitekerezo ikabaha amaronko n'amaronsironsi yo kutwibuka. Ubu rero twabonye imfashanyo, ubu ko turumva tumerewe neza, tugiye rwose kumesa amahuzu ace twinjire mu rusengero tumerewe neza, ubucafu bushire kandi turye n'ibintu birunze umunyu. Turabashimiye Imana yo mwijuru aho umugisha uraheze amaronko yose aho mukora hose hirya no hino hose Imana ihagasanire. Tubahaye umugisha nk'abavyeyi banyu. Uwo no musaje wo mugahwera witwa Pasteur Zakayo Rugambiriza Kasa. Mwene omba elele benu achali mwalumu ala. Tole hano twamana masaboni. Tole sukumanga tatofulela bana myanda ile buchafu. Lakini mwalo twatelecha mwatwilela masaboni, mwatwilela nanu mwene omba elele benu manga kabisa. Nile hano kabisa ine maimana hano. Piyasa bimumo ala mwene omba elele achi enu. Mwene omba elele familia chenu chose achamumulo muola. Bio basi umukyo ila byose bikyo tolela. Enanda ko banile mbemba lakini nikyo yana ono lakini nikyo bitole na babembe ta ole shide nikyo bana yo kabisa. Mwene omba belele manga. Na mwendele lito olela bino bingi mule muola. Mule mu etabya manga. Bya manga kabisa mwene omba elele benu. Nge Mungu anaruga shiki nange tamu Mungu yata ole shida. Leli shukuru byasi bimule muola. Ibintu byadushizeho inka zaranyazwe. Twabaye abakene cyane ariko bana bacu mukomeze mutuzirikane kandi mudutekereze. Ubu nyine umwana karama agenda ku ishuri adafite ikayi adafite ikaramu, none timucogore kandi umwete wanyu nyine mukomeze muwugire, mudutekereze mutwoherereze ikayi n'ikaramu kugira ngo abana basome kuko iminsi iri imbere Imana niyizi izaduha ibindi bihe byiza kandi duhindurire. Tubabwiye gutyo kandi tuvuga bukeya mukumva cyane. Ahasigaye turabashimiye, mugira ibihe byiza, murakoze. Rero tumerewe neza kuri iyi nkunga ngerageze kugezaho twayigaya sintoya baravuze ngo haye gatoya tuzi guheza na kanini. Twamerewe neza, abaturage batugiriye icyizere ngo tugerageze gushakisha uburyo twabagezaho ibyo mwari mubagejejeho, ibyo mwatekereje nyine kubasaba mu butabazi mu bushobozi mwari mufite ubutari bukeya. Twavuga ngo ni bukeya, ni byinshi cyane. Uko byoba biri kose ibintu abantu batanganye umutima umeze neza wo kugikaba bigageze muri hatari biba ari byinshi. Sibyo kuko byarusanze muri ubu kigoranye cy'ibibazo byinshi. Isoko turayibona bigoye, tukayibona kuri distance. Ibintu bicano bikaba ibintu bigoye n'izo mbogamizi zihari. Niho muri gakondo numva nimba mwaragiye iyo ngiyo, ariko nanone gakondo yacu nino ni hano mu Gahwera niho mwavukiye. Kuri ubwo abo bantu tukaba tubasabira kugira ngo nabo bumve icyo gitekerezo, kandi namwe mwacumvise bakaba twokenera kugira ngo mugume mubishire ku bantu, mugume mubwira abantu kugira ngo icyo gitekerezo nabo babishimiye cyane. N'abavuze mbere babivuze, n'ababyeyi banyu babivuze, natwe twongeye kubishimira cyane. Ubundi hari inkuru zidushikira zivuga kuko hari abana bavuka muri kano karere batuye aho ngaho mu bihugu bitandukanye. Ariko rero tutavuze menshi, amenshi bayavuze, no kubashimira. Dushimiye bakuru bacu, dushimiye bashiki bacu, dushimiye ba data wacu n'abandi bari hirya no hino bagize akarere kacu ka Gahwera. Abasore benshi bagiye bava muri kano karere bari mu bihugu bitandukanye, ariko nanone bakaba bakomeje kugira igitekerezo cyiza cyo kongera kwibuka ababyeyi babo basigaye ku itongo hano mu Gahwera. Rero tutavuze menshi cyane, turabashimiye kubyo mwakoze, bamwe baratekereje gufasha ababyeyi banyu bahereza umunyu mu bihe bigoye bimeze nk'uku, kubashakira isabune yo kumesa imyenda. Nanone tukaba dukomeje kubashimira. Rero turabashimiye kandi tubabwira ko ibintu byagenze neza, nta muntu utagezweho isabune n'umunyu. Kuri icyo kintu turakibashimiye cyane. Ikindi rero twabagezaho, abamama bafite umuriro mwinshi cyane, babivuze ni abantu bakeneye mure kubera ko ubu nyine bagize ibibazo byo guhura n'intoki, ariko mutekereje mugasura kandi mukatwibuka mukatugurira mure, abamama bakabona mure y'akarere, byatunezeza kandi bikadufasha. Rero n'amasomo arahari yarafunguwe, amakaye, ama uniforme,
ibyo bintu byose ni ibibazo biri mu karere. Sawa, twari kumwe na Mvunabandi Pastori. Nanone reka nawe twumve ijwi ryiwe. Hari amakuru twumva ngo hari abana b'abanyagahwera bamwe batabasha gukora, kandi n'abandi bakora. Yari aho ababyeyi bazafata nk'umunyu n'isabune, yabonye ibyishimo bari bafite. Sinzi icyo wagezaho kuri abo bantu batumva gutanga inkunga kimwe n'abandi. Murakoze cyane. Ijambo rya mbere dushimye imfashanyo yanyu nyine twabonye yo kudufasha umuntu ku isabune, twabishimiye cyane. N'abavuze imbere babivuze, n'ababyeyi banyu babivuze, natwe twongeye kubishima cyane. Ubundi hari inkuru zidushikira zivuga kuko hari abana bavuka muri kano karere batuye aho ngaho mu bihugu bitandukanye ariko badakora. Tukaba twosaba kugira ngo abo bantu nabo bakwiye kumva, kugira ngo bagume bibuke ababyeyi babo. Ino niho muri gakondo, numva nimba mwaragiye iyo ngiyo, ariko nanone gakondo yacu nino ni hano mu Gahwera, niho mwavukiye. Kuri ubwo abo bantu tukaba tubasabira kugira ngo nabo bumve icyo gitekerezo, kandi namwe mwacyumvise tukaba twokenera kugira ngo mugume mubishire ku bantu, mugume mubwire abantu kugira ngo icyo gitekerezo nabo bacumve kandi bibuke iyo bavuye, bibuka ababyeyi babo. Turabashimiye cyane, kandi nyine icyo kibazo kugira ngo abantu bose bacumve. Hasigaye Imana ibagirire neza, ibahe umugisha, muza muhora mutwibuka nk'uko natwe tubibuka. Turabasabira umugisha ku Mana kugira ngo ubumwe bwanyu nyine bugume bukomere, kandi muza mwibuka igihugu n'ababyeyi banyu. Hasigaye Imana ibagirire neza. Sawa, urakoze. Sawa, hano hari imfashanyo y'abana banyu batuye hirya no hino, babatekereje ku bibazo mwahuye nabyo by'intambara. Biba ngombwa ko babohereza isabune n'umunyu. Nk'umuzehe w'akarere, uravuga amazina, ubashimire, uvuge n'ibibazo. Urakoze. Murakoze nyine. Jewe nyitwa Pasiteri Zakayo Rugambiriza Kasa wo mu Gahwera, wo muri Sekeme Serepa, ahantu hitwa kwa Dona murahazi. Mbere dushimiye Imana yabahaye ubushake n'ubushobozi bw'abagabo batuye mu bihugu bitari bimwe byo hanze, bakibuka kuko bagomba kudufasha bitewe n'iminsi twahuye ikomeye, n'ukuntu twahuwe na za mure ziraduhura, mu buryo twari ducakaye tugeze ahamanuka. Ariko dushimiye iyo Mana yabahaye uwo mutima n'igitekerezo, ikabaha amaronko n'amaronsironsi yo kutwibuka. Ubu rero twabonye imfashanyo, ubu ko turumva tumerewe neza, tugiye rwose kumesa amahuzu ace, twinjire mu rusengero tumerewe neza, ubucafu bushire, kandi turye n'ibintu birunze umunyu. Turabashimiye Imana mu ijuru ibahe umugisha, turaheze amaronko yose aho mukora hose, hirya no hino hose, Imana ihagasanire. Tubahaye umugisha nk'ababyeyi banyu. Uwo ni umusaje wo mu Gahwera witwa Pasiteri Zakayo Rugambiriza Kasa. Sawa, urakoze. Sawa, hano turi kumwe n'umukecuru, ivuga amazina, nawe ugira icyo uvuga kuri no kunga wabonye yaturutse mu bana mwibyariye. Twese ni ugushima, dushimiye Imana ku bintu Imana iri mu kudukorera, tutari beza turi babi, ariko ku bintu Imana iri mu kudukorera turi mu gushima, kandi tugashima cyane. Ni ukuri uku turi mu gutekereza ibintu muri mu kudukorera tugatangara. Twabonye amasabune arunze hano hasi, tubona umunyu, ukuri no joro abana bararya banywa amazi. None ku bintu muri mu kudukorera abana bacu, turi ababyeyi banyu, muriyo muratekereza ibyo dukenye mukabibona. None ni ukuri ko murabona uko tumeze. Iyi sabune irameze, uyu munyu urarunga, kandi mugende mugume mukomeze, kandi muje imbere
tituraruha tuva mu bintu biracakomeye biracagoye biracabuze kandi mugume mutuzirikane uko mwatuzirikanye kuva kera gutangira imyaka 8 kugeza uno munsi mugende nukuri turabashimiye mu byanyu no mu banyu Imana izobaha imigisha aho mukora hose Imana izobagire neza icifuzo utanga icifuzo turasaba yuko Gahwera twanambiye twafiriyemo yohinduka wumva icifuzo batanze icifuzo cyamure dukeneye nuko umuhana wacu wohinduka ugahinduka tukubaka amazu tugateza imbere ibyo nizo twifuza muzotugirire neza ayahiye muyasane atarahiye amaze gusaza amanjaja amaze kuba ikirepe muyahindure muyasiga amabara natwe umuhana wacu ugaragare murakoze Imana ibaha umugisha sawa reka twumve Madame de Pasukuru nawe agira ico avuga kuri no kunga twabashije kubona sawa uravuga amazina ukomeza uvuga urakoze Nikiwo chiwo chinalawa biko Esperance Yana no awela nilembembe Leano awela chef wetu alibigera ucho ulao Twashukuru mango ubyose mwatwilela mwatwengelecha twalulana na bita byalo ocha ono byamanga byababembe abachutole babembe ano twaloshikana n'abanyamurenge lakini basi umukyo twilela bikyo tolelole mwene omba elele benu achali malumu alo tole ano twamana masaboni tole sukumanga tatofulela bana myandele buchafu lakini mwalo twatelecha mwatwilela masaboni mwatwilela nanu mwene omba elele benu manga kabisa nile ano kabisa ine naimana ano byose bimumo ola mwene omba elele achi enu mwene omba elele familia chenu chose achamumulo ola biyo basi umukyo yila byose bikyo tolela enanda ko banile mbemba lakini nikyo yana ono lakini nikyo bitole nababembe ta ole shide nikyo banayo kabisa mwene omba welele manga na mwendele lito olela bino binge mule mo ola mule mo eta byamanga kabisa mwene omba welele benu nge mungu enoruga shiki nange tamu mungu yata ole shida leli shukuro byasi bimule mo ola mwene omba welele benu o achi osa matumia mwene omba welele familia chenu mwene omba welele jamaa chenu chose o achambule mo ola bito bile mo olela bechu ono bile manga twikele to maza mango to olela na bita ono kumbe benu wange mo abe mule moto wateleze mwene omba welele benu achi osa mule mutumia twashukuru lele manga asante sawa ngira twakubita amashi menshi sawa nanone turi kumwe na chef Kazungu Bigera reka agire nawe icyo yovuga kuzo ku gikorwa cyabaye hano iwacu mu Gahwera cyo gupokeza abaturage ngahe uhakaze kuri kino kiganiro sawa reka naje mvugeho bukeya gikorwa cyiza cyabaye umunsi no twahaye abamama yafashanya mwatekereje gutanga y'umunyu n'isabune mbere turabashimira gutekereza mwatekereje cyo kudufasha tunashimira abantu bose barambuye ukuboko kwabo kugira ngo batange amafaranga yo gufasha ababyeyi aho mwakuye hose Imana ihereze imigisha rero uyu munsi igikorwa cyabaye yasinabonye umwanya wo guhagarara n'abandi kuko nagerageje kubikurikirana cyane kandi mu kubaza rero turabashimiye kandi tubabwiye kuko ibintu byagenze neza nta muntu utagezweho isabune n'umunyu kuri icyo kintu turakibashimiye cyane ikindi rero twabagezaho abamama bafite umuriro mwinshi cyane babivuze ni abantu bakeneye mure kubera ko ubu nyine bagize ibibazo byo guhura n'intoki ariko mutekereje mugasura kandi mukatwibuka mukatugurira mure abamama bakabona mure y'akarere byatunezeza kandi bikadufasha rero n'amasomo arahari yarafunguwe nta makaye nta uniforme ibyo bintu byose ni ibibazo biri mu karere reka n'ubundi dukangurire abantu batabashije gutanga inkunga kandi ari abanyakarere rero reka tubabwire ngo mwibumbire hamwe n'abandi mushigikire akarere kanyu ni iwanyu ni iwacu ababyeyi ni abacu bose turabasangiye
rero mugende muje ku murongo kumwe n'abandi mubashe gukora namwe aho muza mukora kugira ngo mwunganire. Rero turabasezeye kandi tubashimira, hasigaye mukomeze mutekereze akarere kuko natwe tugatuyemo kandi mu bibazo. Murakoze. N'ubundi turi kumwe na shefu Eveke, bari aho abaturage bazafata ibintu ni bizima, nawe abwire bateye inkunga akarere kugira ngo abagezeho ijambo kuba ruhagarariye abaturage. Shefu ni kaze ngahe nawe ngira icyo uvuga. Murakoze kuduha ijambo. Mu by'ukuri turashimye guhera hano mu karere kacu, dushimira iyi komite akarere kacu ka Gahunga duhagarariye aha ngaha. Twebwe twabaye aha ngaha kureba ibyo iyi komite abaturage ba Gahunga bagiriye icyizere. Urabona ko irimo abakozi b'Imana, abakozi bo mu kanisa ya Pasiteri, abapasiteri n'abasaje nanone bagize akarere kacu ka Gahunga. Hamwe n'ibyo ngibyo ikaba irimo n'abashefu. Mu by'ukuri twasanze ibyo iyi komite yakoze, bakoze ibintu birimo umuco, bakora ibintu kabisa birimo ukuri. Rero tutavuze amenshi bayavuze, ni ukubashimira. Dushimiye bakuru bacu, dushimiye bashiki bacu, dushimiye ba data wacu n'abandi bari hirya no hino bagize akarere kacu ka Gahwera. Abasore benshi bagiye bava muri kano karere bari mu bihugu bitandukanye, ariko nanone bakaba bakomeje kugira igitekerezo cyiza cyo kongera kwibuka ababyeyi babo basigaye ku itongo hano mu Gahwera. Rero tutavuze menshi cyane, turabashimiye ku byo mwakoze, kuba mwaratekereje gufasha ababyeyi banyu, bahereza umunyu mu bihe bigoye bimeze nk'uku, kubashakira isabune no kumesa imyenda. Nanone tukaba dukomeje kubashimira. Icyongeyeho murabona ko tugeze mu bihe abana bafunguye ishuri, nta iniforume bafite, nta makayi bafite, biragoranye. Nanone ababyeyi bakomeje kubivuga cyane, natwe nk'abashefu bahagarariye abaturage mu karere kacu ka Gahwera, icyo cyifuzo n'ubundi dukomeje kukibatura. Hasigaye turabashimiye, Imana ibagire neza kandi ibafashe mu bushobozi bwanyu, Imana ibongerere byinshi. Murakoze. Murakoze. Bityo n'ubundi turi kumwe na perezida wari uhagarariye igikorwa, nawe ni bizima kugira ngo agire icyo abagezaho. Urakoze perezida, umwanya ni uwawe. Murakoze, abo tuvugana nabo duhaye kuganira bari iyo ngiyo mu bihugu bitandukanye, numva abadutekereje abana b'inkomoka ya hano mu Gahwera, mukaba mwaratekereje kwibuka bavuze ngo amazi arashuha ariko ntiyibagiwe imbeho. Icyo kintu cyatumereye neza cyane, kuko iyo mugiye mutaza mutakaza iwanyu, muhagira mu bitekerezo, mu byago, mu makuba, nanone mukishora muzirikana abantu mubatekereza. Ako kantu twatekereje, iki gitekerezo mwatekereje kutugezaho cy'inkunga, ngo twumve ko mwihujije mu bihugu bigiye bitandukanye. Icyo kintu kitumira neza cyane. Turavuga ngo abantu mu Gahwera ntibashoboka bashira, kuko bafite abantu hirya no hino babatekereza, abana babo bagiye bakagira ku mutima. Rero tumerewe neza kuri iyi nkunga mwagerageje kutugezaho. Twayigaya si ntoya, baravuze ngo uhaye gatoya ntibuze guheza na kanini. Twamerewe neza, abaturage batugiriye icyizere ngo tugerageze gushakisha uburyo twabagezaho ibyo mwari mubagejejeho, ibyo mwatekereje nyine kubatwara mu butabazi, mu bushobozi mwari mufite butari bukeya. Twavuga ngo ni bukeya, ni bwinshi cyane. Uko byoba biri kose, ibintu abantu batanganye umutima umeze neza wo kwibuka abandi bageze muri hatari, biba ari byinshi. Si ibyo kuko byabasanze mu gihugu kigoranye cy'ibibazo byinshi, isoko turayibona bigoye, tukayibona kuri distance, ibintu bicano bikaba ibintu bigoye, n'izo mbogamizi zihari. Ariko nanone uko biri kose twagerageje kugenda gushakisha uburyo. Nanone birasa nk'ibyagiye bigera kuri buri muntu gatoya gahari, abantu bagasaranganije, nanone karabakwira. Tukaba tubashimiye tuvuga ngo bantu bacu mwe muri iyo ngiyo, ni ukuri twabona uko tuvuga, usibye kubakura imbabazi. Mwagize neza, n'ubu twizere kuko n'ubu ntimuryamye. Ngire ngo amaso yari ino no kumva ko byagenze, none uko byagenze neza. Turabashimiye, muzaduhorere gutya, kandi mu byo muhaye mukora
ni ukuri bigwire ibigega bibe byinshi bizasaguke habe natwe bizasaguke bigere no ku yandi moko bazavuze kuko mu Gahwera hari imbuto izayera neza. Murakoze nuko mungahe muturamukirize n'abandi abo bidahaye bigeraho nabo muzabibagezeho. Murakoze. Urakoze. Abantu ubundi turi kumwe n'umumama wavuye za Gitavi, nawe Gitavi ni umunyagahwera, nawe rero nagira icyo avuga kuri igikorwa cyabaye uyu munsi. Turabashimiye bana bacu, twaje hano mu Gahwera gufata imfunga, mwatwoherereje umunyu n'isabune. Twashimye cyane, Imana ibaduhera umugisha ku bikorwa muza mudukorera, mwatuzirikanye kuva kera mu bibazo byose twahuye nabyo. Kuri uyu munsi mukaba mwatekereje ko tutakijya umunyu, ko tutakimesa. Ni ukuri turabashimiye cyane, Imana ibaduhera umugisha. None tukaba twaje gufata iyi mfunga, ariko ibibazo ni byinshi, murabizi nyine ibibazo twagize. Dufite ibibazo byinshi muri iki gihugu, abana bafunguye, ntitugira ikayi, ntitugira ikaramu. Muzi ibibazo twagize, ibintu byadushizeho, inka zaranyazwe, twabaye abakene cyane. Ariko bana bacu mukomeze mutuzirikane kandi mudutekereze. Ubu nyine umwana akarama agenda ku ishuri adafite ikayi, adafite ikaramu. None tumucogore, kandi umwete wanyu nyine mukomeze muwugire, mudutekereze, mutwoherereze ikayi n'ikaramu kugira ngo abana basome, kuko iminsi iri imbere Imana niyo iyizi, izaduha ibindi bihe byiza kandi duhindurire. Tubabwiye gutyo, kandi tuba tuvuga bukeya mukumva cyane. Ahasigaye turabashimiye, mugire ibihe byiza. Murakoze.